Hello guys, noneho muri ino video ngiye kukwigisha ukuntu ugiye gufungura YouTube channel, nkwereke n'ibintu usabwa kugira ngo utangire guhembwa ukorera amafaranga nyine kuri YouTube channel. Niba ubikeneye nyine ushaka gufungura YouTube channel, kurikira ino video kugeza irangiye. Gusa mbere yuko nkwereka ukuntu urafungura YouTube channel, kamanzi nkwereka ibintu usabwa kugira ngo YouTube itangire kuguhemba. Utangire nyine gukorera amafaranga kuri YouTube. Ibintu usabwa kugira ngo uhembwe, kamanze mbari byo nkwereka mbere yuko nkwereka ukuntu urafungura YouTube channel. Sasa rero ibintu usabwa kugira ngo uhembwe ni ibintu bitatu byonyine, nta n'ibirenze rwose. Mu minsi mikeya nyine ufunguye YouTube channel uhita ubibona. Ikintu cya mbere usabwa, dore n'utu tuntu dutatu nyine usabwa ko twuzura. Akambere, kuba ufite abasubscribers 500, nta nubwo ari 1000, noneho ni 500. Urabona ko njye maze kugira 146 mu minsi mikeya mfunguye channel, abasubscribers 500 bonyine. Aka kabiri, video 3 mu minsi 90, urabona koko kamaze kuzura. Noneho aka gatatu nakwanditse ngo and one of the following. Hano nyine usabwe kuzuza utu tubiri two hejuru, subscribers 500 na video 3 mu minsi 90, ukuzuza n'akantu kamwe muri tuno tubiri. Ukuzuza amasaha 3000 cyangwa se ukagira views 3,000,000 ku mashoti. Kuko nyine cyiza ni ukugira amasaha 3000, kuko na video imwe ishobora kuyuzuza bitewe n'iyo ariyo na views yagize. Nusasa rero nizere ko ubonye ibintu usabwa kugira ngo ube wakorera amafaranga kuri YouTube. Ya noneho twagiye, reka nkwereke ukuntu ugiye gufungura YouTube channel ugatangira gushyiraho video nawe rwose igihe kikazagera ugahembwa. Gusa nyine tubisaba gukora cyane, ukajya ushyiraho video kandi nyine ziri burebwe. Ukuntu rero ugiye gufungura YouTube channel, ariko mbere yuko dukomeza, we mushyashya kuri iyi channel kora subscribe kugira ngo video nzajya nshyiraho zikagucika. Nawe usanzwe ushyiraho like, unandike muri comment ikindi kintu wifuza ko nakwigisha. Sasa rero ukuntu bafungura YouTube channel, uraza kuri YouTube nk'ibisanzwe nyine, winjire kuri YouTube yawe. Numara kugera kuri YouTube nyine, ugiye kuza hano kuri profile yawe, hano handitse uhakore gutya. Nurangiza urasanga we handitse ngo create channel, cyangwa se usanga handitse ngo view channel, uhita uhakora. Numara kuhakora nyine utegereza akanya gato, nyine ngiye kukwereka nyine uburyo ugiye gufungura YouTube channel ugatangira gushyiraho amavideo. Nyine biriya byose mweretse wabyuzuza ugatangira no guhembwa. Ugiye kuza ukore kuri kano kantu kameze nk'ikaramu kari hano gutya, aka ngaka. Numara kugakoraho, utegereze nyine uze ibintu ugiye gukora. Ugiye gushyiraho izina rya channel, ushyiraho description ibyo uzajya ukora nyine. Niba uri umukomedi bivuge, wandike nyine mu ibintu uzajya ukora, uhitemo izina ryiza ku buryo umuntu azajya searchinga channel yawe agahita ayibona. Tuntu utwo ngutwo nyine. Nonyine
hano ikintu ugiye gukora, ugiye kuza uhitemo izina rya channel yawe, uze hano nyine uryandike ahangaha gutya. Njyewe nahisemo iri ngiri, uhita urisevinga nyine, uhita uza hano muri description ushyiremo nyine kugiye kujya ukina wenda comedy, ubyandikemo, nurangiza nabyo bisevingemo. Numara kubyandika nyine uhita ukora kuri save, uhita umanuka hano hasi handitse my community, aka kantu usanga gafunze uhita ugafungura, uhita uza hano handitse privacy, keep all my subscribers private. Hano niba ushaka ko aba subscribers ufite bazajya bagaragarira buri wese urakareka gutya, nushaka yuko utazajya bibonwa na buri wese uragafungura. Uko nyine uhita uza gutya, ubwo channel wamaze kuyikora tayari, uhita ukora kuri create channel, hano uzashyireho n'ifoto yawe byose, hano ushyiraho cover foto, urayikura muri galeri nyine ukuye mu mafoto yawe, uze na hano ushyireho nyine ifoto yawe, tayari channel ube wayikoze. Uhita ugeranye kuri uyu munota, wibuke gukora subscribe, kandi nawe wakoze subscribe usige like, muri comment wandikemo ikindi kintu wifuza ko nakwigisha. Sasa rero creating channel yawe, noneho jya ushyiraho amavideo, igihe kizagera utangira ugiye, nta birenze birimo rwose, ni ibintu byoroshye. So rero icyo nababwira, ku kindi kibazo wifuza kumbaza ni muri comment, ubutaha nzaza mbigisha setting z'ingenzi wakora kuri channel yawe, nyine udusetting tw'ingenzi tw'ibanze. So kora subscribe rero utarayikora, tubane muri video z'ubutaha.